Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda yasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'umuryango mpuzamahanga wa Gikristo ukorera mu gihugu cya Zambia uzwi nka Global Frontier International Trust, witezweho kuba umuyoboro wo kwigisha ubumwe n'ubwiyunge ndi umunyarwanda n'izindi nyigisho zigaragaza ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Perezida wa Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda Musenyeri John Rucyahana yasobanuye ko amasezerano basinyanye na GFI ari umuyoboro wo kugeza inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge muri icyo gihugu na ndi umunyarwanda, by'umwihariko ku banyarwanda baba muri icyo gihugu. U Rwanda ni igihugu kimwe mu bihugu byo muri Afurika, kandi mu banyafurika benshi baje mu Rwanda basuye u Rwanda, n'abanyamadini bandi baje basura u Rwanda. Uyu niwe washimye n'umuryango akorera, amaze kubona ibikorwa mu Rwanda yifuza kuza kuba umufatanyabikorwa wacu muri aka kazi ko kunga abantu no kugarura no kumenya agaciro ka kimuntu no kubabazwa n'ibyabaye aha, agafata iya mbere kugira ngo aze dufatanye kurwanya ibyabaye mu Rwanda no kurwanya ibyabaye iwabo bisa n'iby'u Rwanda, kugira ngo twubake Afurika tugomba kuba. Nuko yabishatse, nabikubwiye mu Cyongereza, n'ubushake. Ntabwo wabwira abandi ngo tuje muri Malawi, Malawi badashaka kugira gute, ntabwo wabwira ngo ni mu bikore badashaka kubikora. Ariko uyu yarabishimye, ni ya choice nakubwiye y'ishati yawe, ni ya choice y'umugeni, ni ya choice y'ibindi dukora ama choice, nawe yakoze choice yo kudukunda no gushaka gufatanya natwe. Ntabwo rero wasigana ngo kuki bibaye Zambia, ahubwo washima Imana ko Zambia yabigize. Nanjye ubaze kuko ifite iyo saha udafite n'iyanjye, ni ukuvuga ni choice, it's a matter of choice. Bishop Banda and Madam and their team and their organization committed and chose to be part and parcel of the liberation of Rwanda and the recovery of Rwanda, and use that as a teaching model to reach out Africa. Urabyumvise neza? Ukuvuga n'ubundi ikabeza kuza mu bindi bihugu. Yabayeho warufashije tukajya n'ahandi ejo. Icyo cyatumye twagutumiye, urumva Jonathan, icyo cyatumye twagutumiye, dutumira na Kayinamura, dutumira na Edi, dutumira n'abandi nabo navuze kugira ngo muze mudufashe n'abandi bakore nk'abo. Yabaye byankundiraga ejo ukamfasha akaza abandi. Birumvikanye noneho tujye kuri twarabanyanye. Aravuga ati mugiye gukora mute muri Zambia, mugiye kwigisha mute, mugiye gukora outreach ngira ngo kugera mu bantu ba Zambia. Iyi MOU igiye gufasha iki mu kwigisha mu Rwanda? Twe tugeze ku gihe gipimo siko, tugeze kuri 92 n'igice. Ubu noneho twebwe turi imbere mu bumwe n'ubwiyunge, abo muri Zambia bashobora kuba batageze ku kigero cyacu. Akamaro k'iyi MOU ni ukugira ngo twigishe abanyarwanda nabo muri Zambia ubwabo, kuko no muri Zambia mukurikiranye hari igihe muri Zambia bicanye nabo bajya mu by'amoko y'iwabo, nabo baricana barahigana. U Rwanda rero ntabwo ari kwigisha abanyarwanda bari muri Zambia gusa, nibyo twababwiye, ni no kwigisha abanyazambia kwigira ku by'u Rwanda rukora, kugira ngo habeho ubumwe bw'abanyazambia, habeho ubumwe bw'abanyarwanda bari muri Zambia, bagaruke mu gaciro k'ubunyarwanda, muri ndi umunyarwanda, muri patriotism yo kuba kumva icyo n'agaciro k'ubunyarwanda, ushobore kugaruka mu mubano n'abandi banyarwanda bari mu Rwanda. Nta munyarwanda urokwiye gusigara inyuma mu gusobanukirwa agaciro k'icyo ari cyo n'icyamari u Rwanda k'umunyarwanda. Ndi umunyarwanda ni imihigo y'umunyarwanda ahari hose, ni umuhigo w'umunyarwanda, ni inshingano z'umunyarwanda ku bunyarwanda ahari hose. Iyi MOU yacu rero igiye gufasha guhugura abanyarwanda aho bari hose, cyane cyane aho ageze amaboko, aha uriya muryango waho ugera mu bihugu by'iwabo, ariko noneho no kwigisha iwabo kwigira ku Rwanda no kuzana bwabo.
aya masezerano akubiyemo ubufatanye bw'umuryango, ntabwo ari Zambia yose nk'igihugu, ntabwo ari leta ya Zambia, ni umuryango, ni organisation yo muri Zambia ifitanye ubucuti n'igihugu cye muri Zambia, yahawe agaciro muri Zambia no muri wabo mu bihugu by'iwabo, niyo tufatanije nawe. Ndagira musobanure burya nabyo byo ni ngombwa, technical content nayo mugomba kubyumva ibyo ari byo. Ntimwandike ngo twakoze amasezerano na Zambia, twakoze amasezerano na Bishop Joshua na madamu we n'umuryango wabo cyangwa imiryango yabo bombi, tugiye gufatanya mu kwigisha ubumwe n'ubwiyunge, mu kwigisha agaciro k'Abanyafurika no kujya mu cyerekezo tugomba kujyamo ubuciye muri make. Ariko bishaka Alice waza kumuha ibyo Mugaga yavuze byose kugira ngo abifate, unagira mushe muri make. Ni ukuvuga rero ni ubufatanye bwo guteza imbere imyumvire y'icyo turi cyo n'agaciro kacu no kugira ngo nk'Abanyafurika tube liberated. Naho umuyobozi wa GFI Bishop Dr. Joshua Banda avuga ko nubwo batazagenda ngo bafate bakoze jenoside nk'inzego z'umutekano, ariko inyigisho bazatanga zizagenda zigaragaza ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo bikazaba kimwe mu bizafasha abantu gutuma bashobora kuba basaba imbabazi ndetse bagashyikirizwa ubutabera. Aha yagize ati uko ubukangurambaga butera imbere bizafasha kuzana abo bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'ubutabera. Twabibutsa ko GFI ari umuryango mpuzamahanga wa Gikristo umaze imyaka 5 mu bikorwa byo gukemura amakimbirane no kubanisha Abanyarwanda mu mahoro, ukaba ubaye wa mbere mu gutera intambwe no kugaragaza ubushake mu gufasha Abanyarwanda mu bumwe n'ubwiyunge. Ni igikorwa kandi cyabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Mutarama umwaka wa 2020 kibera i Kigali mu Rwanda ku cyicaro cya Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Ni inkuru mwateguriwe na Cretine Hirushwa, Ibendera TV mu mujyi wa Kigali.